Bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro cya Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri. Nge nitwa Marigorete Nyirandikubwimana. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Muri studio za Radio Mariya Rwanda turi kumwe n'abatumirwa, batangira batwibutsa amazina yabo bakatubwira n'ubutumwa bafite muri komisiyo. Murakoze. Nitwa Padiri Ngirimana Narcisse, nkaba perezida wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri. Murakoze cyane, tubahaye ikaze. Murakoze. Murakoze. Nitwa Kamonyo Faustini, ni perezida w'Ubutabera n'Amahoro muri Paruwasi ya Nyakinama. Murakoze cyane, tubahaye ikaze. Murakoze. Murakoze. Nitwa Marie Chantal Uwimana Noella, nkaba mpagarariye Ubutabera n'Amahoro muri Paruwasi ya Bumara. Murakoze. Murakoze cyane, tubahaye ikaze. Murakoze. Murakoze. Nitwa Anastase Baziruhoze, ni perezida wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Paruwasi ya Kinoni. Murakoze, tubahaye ikaze. Murakoze kutwakira. Murakoze. Nitwa Ingabire Vedaste, nkaba ndi umuhuzabikorwa wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri. Murakoze cyane, namwe tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze. Iki kiganiro rero tugiye kwibanda ku ngingo yo gukumira no gukemura amakimbirane mu bagize umuryango. Turi kumwe n'aba perezida mu maparuwasi bashinzwe Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri ayo maparuwasi. Baraza kugaruka ku bibazo bagiye bakunda guhura nabyo muri za paruwasi zabo, impamvu zitera amakimbirane mu bagize umuryango, imbogamizi bahuye nazo mu makimbirane bagiye bakemura. Baratubwira ingaruka babonye mu miryango iba mu makimbirane mu maparuwasi yabo, n'ingamba zo kurwanya no gukemura amakimbirane mu bagize umuryango. Turasaba rero Padiri, umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri, kugira ngo atwinjize muri iki kiganiro ku bijyanye n'iyi ngingo. Murakoze. Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri ifite ubutumwa navuga ko bunakomeye bwo kubungabunga umuryango. Turabizi twese, umuryango uba mu rugo. Urugo rukaba igicumbi cy'ubuzima. Urugo rukaba kandi ya kiliziya ntoya irererwamo ubukristo. Imana niyo yashatse ko urugo rubaho. Mu ntangiriro yaremye umugabo n'umugore, kandi barema mu ishusho ryayo. Ibaha umugisha, ibaha n'ubutumwa bwo kororoka no gutegeka isi n'ibiriho byose. Ibyo dusanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mbere, umurongo 27 kugera ku 28. Mu butumwa umugabo n'umugore bahawe harimo gutanga ubuzima. Niyo mpamvu bagomba kunga ubumwe hagati yabo, bakunga ubumwe n'Imana, ndetse bakunga ubumwe n'iby'Imana yaremye. Ibi rero bigasaba rwa rukundo ruhamye, imigenzo myiza mbonezabupfura n'imigenzo mbonezamana. Ibi bikanagendana n'uko urugo rugomba kurangwa n'isengesho. Urugo rudasenga rwose, kuba rwagira ibibazo ni ibintu byoroshye. Bakazirikana ijambo ry'Imana kugira ngo ribayobore. Hanyuma ku bakristo Gatolika, urugo rugahabwa n'amasakaramentu kuko ari abatagatifuza, kandi bakayahesha n'abana babo cyangwa n'ababo. Birumvikana ko binajyana no gushyira imbere ubwubahane, ibyishimo, amahoro, ubwuzuzanye, kujya inama, gusangira byose. Noneho buri wese akabona mu wundi impano yamugeneye. Ibi iyo byakunze rero, umuryango urangwa no kwishyira ukizana, bagashyira hamwe ibitekerezo n'ubushobozi, bakiteza imbere, birinda kuba umutwaro cyangwa imbogamizi mu bandi. Bagaharanira buri gihe gutanga urugero rwiza. Noneho abana Imana ibahaye bakabatoza uburere bwiza, ari nabwo bakurana, bidakuyeho no kubitaho mu byo bakenera byose mu mibereho yabo. Urugo rubuze ibi byose tumaze kuvuga, nirwo rurangwa n'amakimbirane, rugahora ku nkeke, rugasenya aho kubaka, rugateza umutekano muke aho batuye,
bagahangayikisha abana n'abaturanyi, bityo na bwa bukristo cyangwa ubuyoboke ku Mana bikahagwa. Byumvikane ko bahangayikisha n'ubuyobozi bwa leta mu gihe bushakisha umuti cyangwa ibisubizo muri ayo makimbirane. Muri iki kiganiro rero, kuba hamenyekana impamvu zitera amakimbirane, imbogamizi zituma amakimbirane atavaho, kumenya ingaruka amakimbirane atera mu muryango n'ingamba twafata mu kuzikumira, ndumva byafasha mu gusana no kubaka umuryango nyarwanda, bikanadufasha no kwiyubakira igihugu ndetse no kugira abayoboke b'Imana batekanye. Murakoze cyane, turabashimiye. Reka tugere kuri Vedaste, koordinateri muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri diyoseze gatolika ya Ruhengeri. Ko mwasanze abo baperezida ba komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu maparuwasi, ubutumwa mwabahaye, ubufasha mwabahaye cyangwa se ubwunganizi, cyane ko ari bo akenshi bahura n'abantu bafitanye amakimbirane, abafashije iki? Murakoze. Muri gahunda yateguwe na diyoseze gatolika ya Ruhengeri muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro, twateguye gahunda yo gusura amaparuwasi atandukanye agize iyi diyoseze. Kuva mu kwezi kwa 4 kugeza uyu munsi tukaba tumaze gusura amaparuwasi agera kuri 7. Tukaba duteganya ko mu kwezi kwa 7 paruwasi zose ko ari 16 zizaba zarasuwe. Muri uko kubasura rero, twagiye turebera hamwe uburyo bw'imikorere yabo mu gukemura amakimbirane, uburyo bafasha bagiranye amakimbirane mu miryango. Batugaragarije bimwe mu bibazo bakunda guhura nabyo, uhereye ku kibazo kijyanye n'amakimbirane yo mu ngo, umugabo n'umugore bajyana amakimbirane n'abana, kaza amakimbirane mu muryango mugari. Bongera kutubwira ikindi kibazo bakunda guhura nacyo cy'amakimbirane ashingiye ku butaka. Ubwo ku butaka kazamo ibibazo by'izungura. Bongera kutubwira ikindi kibazo kijyanye n'ubusinzi, aho usanga ubusinzi bwiganje, noneho bigateza amakimbirane mu bagize umuryango. Icyo twabafashije rero, twabahuguye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko tuganira n'uburyo bwo gukemura ayo makimbirane. Twasanze uburyo bakora babikora neza, ku buryo ibikorwa bakora muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri paruwase zabo bitanga umusaruro, kandi ababagannye bakabasha kubikemura bitabaye ngombwa ko bagana inkiko, bityo bikubaka abagize umuryango. Murakoze cyane. Wenda nk'abatarahuguwe, ubwo buryo bwo gukemuramo amakimbirane ni nk'ubuhe? Murakoze. Uburyo bwo gukemura amakimbirane, cya mbere ni ibiganiro mu bagize umuryango, cyane ko usanga ahakunda kwiganza amakimbirane mu bagize umuryango ari uko nta biganiro bibamo, ugasanga buri wese arakora icye n'undi agakora icye, noneho ntibagire ibiganiro bituma babasha guhuriza hamwe. Ikindi mu buryo bwo gukemura amakimbirane ni ukwigisha abagize umuryango, ariko bakaba batugaragarije imbogamizi ko akenshi iyo bigisha usanga haza, niba ari umugore n'umugabo hakaza umwe, icyifuzo akaba ari uko nibura igihe habaye ibiganiro bajya baza bombi. Ubwo muri rusange nabamvuze ibyo, ibindi baraza kubitubwira, barahibereye. Murakoze. Yego, murakoze cyane kudusangiza ku bikorwa mwabafashijemo. Nabo rero bagiye kutuganiriza ku bibazo bagiye bakunda guhura nabyo muri paruwase bahagarariye, impamvu babonye zitera amakimbirane mu bagize umuryango, batubwira imbogamizi bahuye nazo, ingaruka babonye muri iyo miryango iba mu makimbirane, n'ingamba zo kurwanya no gukemura ayo makimbirane. Reka rero duhere kuri Kamonyo Faustin wo muri paruwasi ya Nyakinama, adusangize kugira ngo tubashe kumva ndetse n'imigambi bafite. Murakoze. Paruwasi ya Nyakinama yihatira kugira ngo ishobore gukiranura amakimbirane
cyane cyane ko Nyakinama ifite imbogamizi nyinshi zijyana n'amakimbirane muri iyo paruwasi, cyane cyane ku byerekeranye ingo zibana nabi, ubwambuzi byerekeranye n'ubutaka. Izo mbogamizi muri paruwasi yacu ya Nyakinama zirimo, ariko bimwe na bimwe twagiye tubikemura biturutse mu muryango remezo. Harimo abakemurampaka. Iyo abo bakemurampaka bakiye icyo kibazo, biba ngombwa ko iyo batakirangije kijya muri santarari nayo gishoboye kukishora ikerekeza kuri paruwase tukagerageza kugira ngo turebe uburyo tukirangiza. Hari ibyo turangiza, hari n'ibyo twohereza kuri diyoseze kubera ko baba bashoboye kutumvikana ubwabo. Dusobanura neza kuri ubwo bwambuzi bikorwa bite? Ubwambuzi ari nk'urubyiruko, hari urubyiruko rurebana n'uburyo bwashoboye kwihangira umurimo, agashyira hamwe bahana ingurube. Bamaze guhana ingurube, biba ngombwa ko umwe muri bo bari bayihaye ashaka kugira ngo ayibambure, ariko byabaye ngombwa ko icyo kibazo tugikemura. Uwari washaka kugira ubwo bwambuzi yashoboye kuyisubiza. Nta mbogamizi mwahuye nazo muri uko gukemura amakimbirane anyuranye? Imbogamizi duhura nazo ahanini ni uko tujya guhuza umugore n'umugabo baba bagiranye amakimbirane, twahava imbere yabo babitwemereye, nyuma yaho bigashobora kunanirana, bikaba ngombwa ko n'ubu ngubu icyo kibazo kiriho, ariko barimo bakongera kugira ngo barebe uburyo twakongera guhura. Turasaba turagira ngo tuzabasabe kugira ngo dushobore kongera kureba uburyo twagisubiramo tugishobore kugihuza. Ni izihe ngaruka mwabonye muri iyo miryango ibana mu makimbirane? Ingaruka irimo ni ijyana n'uko abari bakaturika bombi barangije kuba bagaturika bombi, abazamo amakimbirane arebana n'uko umwe agiye mu rindi dini, agenda aje mu mahamya. Biba ngombwa ko bafite abana babiri, abana babiri biga, umwe agera ku ruhande rwa se, undi ajya ku ruhande rwa nyina. Ubu rero harimo icyo kibazo kimeze gityo, ariko umwe muri bo ashoboye kuza kutubwira ikibazo ko cyashoboye kongera kugema imbogamizi, akaba yarashoboye kugira ngo atumize umuryango, natwe duhari kugira ngo turebe uburyo twabafasha. Murakoze cyane. Hanyuma ingamba mufite zo kurwanya no gukemura ayo makimbirane mu miryango ni izihe? Ingamba dufite ni uko tugerageza kwigisha, dutumira abakirisitu bose, bikaba ngombwa ko padiri wacu umuntu aduha uburenganzira kugira ngo dufate umwanya mu kiliziya kugira ngo dusobanurire abakirisitu bacu uburyo bagomba kwirinda amakimbirane mu ngo zabo. Murakoze cyane, turabashimiye. Reka dukomereze no kuri Marie Chantal Noella Uwimana wo muri paruwasi ya Bumara. Namwe munadusangiza ku bibazo mwagiye mukunda guhura nabyo muri paruwasi yanyu, impamvu zitera amakimbirane mu bagize umuryango, imbogamizi mwahuye nazo mu gukemura ayo makimbirane, hanyuma n'ingamba mufite zo kuyarwanya, gufasha imiryango kurwanya amakimbirane. Murakoze. Ibibazo bikunda kugaragara muri paruwasi yacu harimo ubusinzi bukabije ku mpande zombi, ibijyanye n'amasambu, ibijyanye no kuba abantu batumvikana bitewe n'uko badahuje amadini. Mbese urebye usanga hari amakimbirane menshi atandukanye. Korodinateri mu butabera n'amahoro muri diyoseze ya Ruhengeri yagaragaje ko hari ubusinzi bukabije ngo bwageze no ku bagore n'abakobwa. Bihagaze gute? Ku kibazo cy'ubusinzi bukabije ku bagore n'abakobwa, hari inzoga z'inkorano bajya bakunda kuzana, ariko ahanini nta twavuga ngo ni izo nzoga z'inkorano zibitera, ahubwo nk'uko bavuze ngo umugore n'umugabo bahawe uburinganire, ahubwo abagore bo muri Bumara babyumvise nabi, ntibafata ko ari ubwuzuzanye, ahubwo bo babyita ko nyine umugore n'umugabo baringaniye, ko umugore agomba gukora ibyo ashaka, mbese nyine yumva ko aringaniye n'umugabo. Ariko muri gahunda ubundi ntabwo ariko byakagombye kugenda. Yakagombye kugenda yenda ku gacupa ntawe akamubuza, akanywa kamwe agataha, ariko bitewe n'izo nzoga kuba zitanujuje ubuziranenge, afata agacupa kamwe, yamara no kukanywa yakubitana na stress yari afite, ugasanga umugabo yamubwira ikintu we ntacyumve, ugasanga bikuruye rwaserera,
cyangwa se ugasanga umugore wo kugira ngo yumvire amategeko umugabo amuhaye ugasanga yibereye ku kabare, ugasanga bikuruye amakimbirane kenshi mu rugo. mubona ubwo businzi buterwa n'iki? mwaraganiye babwira ko biterwa n'iki? baba basabye ubuhe bufasha? Icyo tubona gitera ubwo businzi ni uko ubungubu abagore nabo basigaye barahawe agaciro, bakaba bakora akazi bakabona amafaranga, noneho bigatuma babasha kuba bakisengerera. Ikindi kandi ni uko abagabo nabo usanga batita ku bagore babo ngo yenda bagirane nk'ibiganiro mu ngo, noneho babona ukuntu babasha kuba bajera urugo rwabo, noneho abagore nabo bigatuma baheranwa n'ibibazo bagahitamo kwiyahuza izo nzoga. mubona rero ari izihe ngaruka zigaragara muri iyo miryango ibanye mu makimbirane? Ingaruka zibonekamo mbere na mbere, urugo rufite ibyo bibazo birumvikana ko ruhora mu makimbirane adashira. Usangamwo ubukene bukabije, ugasanga abana ntabwo bajya ku ishuri kubera kutumvikana, ugasanga barya ibiryo bidafashije no kuburara birimo amavunja, umwanda, mbese ugasanga urugo rwasaritswe n'ibibazo. hanyuma rero mufite izihe ngamba zo kurwanya ayo makimbirane? ni iyihe gahunda irambye mufite yo gufasha iyo miryango kuva mu makimbirane? Gahunda dufite muri paruwase yacu, mbere na mbere dufite abapadiri badufasha mu butumwa bwacu bwa buri munsi. Omoniye wacu rero aradufasha, ntabwo ajya dutererana, tuba turi kumwe umunsi ku wundi, ku buryo ubu muri iyi minsi twafashe gahunda y'uko tugomba gushaka ingo zose ziri muri paruwasi ya Bumara zifite amakimbirane, tukazikorera urutonde, noneho padiri akajya azitumaho akaziganiza, noneho tukareba ko ibibazo bafite bisa naho byagenda bigabanuka bitewe n'inyigisho aba yabahaye. gufasha iyo miryango mwebwe ubwanyu mubyungukiramo iki? Urebye kutubangamira kubera ko paruwase ituye mbese ahantu hari imisozi miremire, kandi ituye mu turere tubiri, Musanze na Gakenke, hose ikorayo. Ariko kubera ko ubutumwa tubushinzwe kandi tukaba tugomba kubera intangarugero n'abo dukuriye, nk'abantu rero dukuriye ubutabera n'amahoro muri paruwase, tugomba gufasha abo bantu, kubera ko mbere na mbere ab'imiryango yabo izumvikana, bwa bukene buzagabanuka. Ikindi kandi naba bana bataye amashuri nabo bazabasha guhabwa uburenganzira, noneho na bwa businzi bukabije na ya makimbirane yandi aturuka ku mpande nabyo bizagabanuka, kubera ko bazaba bahawe inyigisho. Yego, murakoze cyane kudusangiza ubwo buhamya. Reka na Anastase Baziruhoze muri paruwasi ya Kinoni adusangize uko bihagaze muri paruwasi yabo. murakoze. nk'uko bagenzi banjye hari ibyo bagiye bagarukaho, hari n'ibiboneka iwacu. hari amakimbirane ashingiye ku mutungo, ubutaka, abantu bapfa ubutaka. hari amakimbirane ashingiye ku bintu by'imyitwarire mibi ikomoka ku businzi, cyane cyane ubwo abagore bwateye imbere. hari abayobozi b'amadini, abapasitoro twagiye dukemura ibibazo byabo byinshi, ugasanga nk'umupasitoro n'umwarimu bakorana barabafitanye amakimbirane. ibyo byose biba bishingiye ku mutungo nyine. hari n'andi makimbirane rero aterwa n'abantu bananiranye, ntibakora, nta kazi bakora, ntibiga, ntibagira, nta kintu bakora, ariko ukabona bahora banywa inzoga buri munsi, ntibabura inzoga zo kunywa. bigaragare rero ko nawe urumva aho bazikura ko ari mu bugizi bwa nabi. abo ngabo rero nibo baduteza ibibazo ahubwo birenze. ni nacyo kibazo kiduhangayikishije, kuko kubacyaha usanga ari ibintu bitoroshye. akenshi aba ari insoresore n'abakobwa b'inkumi, ariko ugasanga bahora barwana, bahora batera ingo z'abandi, bahora bajya mu mirima. ubu ngubu uhinze umurima ntuwurindishe ngo ushyiremo umuzamu, ntabwo wasarura, kubera abo ngabo barya badakora. mubona babiterwa n'iki? abo barya badakora byatangiye kera nyine, kuko bataye amashuri banga kwiga, noneho bataye amashuri babingegera kugira ngo bakorere amafaranga yo kunywa. rero akenshi bisunga ibyo biyobyabwenge, baba bagomba gukora iyo bwabaga kugira ngo babone amafaranga.
mufite izihe ngamba kugira ngo mubafashe nibura babe bagaruka mu nzira nziza? Ku bijyanye n'amakimbirane asanzwe hari uburyo twakoreshaga kandi Yezu ukabona yajyanye natwe rwose akadufasha. Iyo ari amakimbirane asanzwe usanga uruhande rumwe ukarwigisha, ukongera ugasanga urundi ukarwigisha, ubumvisha amakosa yabo, hanyuma ukazagira igihe cyo kubahuza buri wese yarumvise ikosa rye. Iyo rero ari abantu Imana ibigiyemo, hari igihe amakimbirane arakemuka, ubundi abantu bakongera bagahura. Ariko iyo binaniranye, ubwo nyine natwe birumvikana batwita abanyamatiku, ni ryo zina baduha. Iyo bidakemutse, iyo tugize amahirwe rero bigakemuka, birarangira pe. Abo ngabo rero bo barya badakora. Kugeza ubu ngubu iyo utanze amakuru kuri mu nzego za leta ubona ntacyo zibikoraho, ndetse habono hariho ngo amarondo y'umwuga, ariko ayo marondo y'umwuga tubona ntacyo pe abakoraho abo bantu barya badakora. Ubwo ikindi dukora kugira ngo ibyo bintu birangire ni kwigisha, gutanga amahugurwa. Haba hari nk'inama yabaye, dusaba ijambo tukavugamo ibijyanye n'amahoro, ubutabera n'amahoro, ahantu aho ariho hose, aba mu nama za kiliziya cyangwa se inama za leta. Ubwo nibwo buryo bundi dukoresha. Murakoze cyane. Reka tugaruke kuri Faustin muri paruwasi ya Nyakinama. Niba ari ibyifuzo bafite muri paruwasi yabo bageza kuri komisiyo y'ubutabera n'amahoro muri diyosezi ya Ruhengeri, aho bo babona bakongererwa imbaraga kugira ngo koko bashobore kunoza ubutumwa bakora. Murakoze. Paruwasi yacu ya Nyakinama turashimira Padiri wacu Umuniye, we ushobora kutuba hafi, adufasha cyane. Kubu turi gutegura gahunda y'inama ukwezi gutaha, ariko arimo kwerekeza kugira ngo arebe paruwasi ye uburyo amakimbirane yagabanyuka. Muri paruwasi yacu ya Nyakinama rero icyo tugamije ni ikiranye no ahantu hose, inzego zose, imiryango remezo, muri santrali, muri paruwasi, cyane ko no mu bigo by'amashuri twasinzemo ibigo, amakarabu. Dufite ibigo 5 twasema amakarabu y'abana b'abanyeshuri, bafitamo amakomite ashobora gukemura ikibazo cy'amakimbirane muri ibyo bigo by'amashuri. Bafite abarimu nabo babahagarariye 2 buri kigo, baba hafi kugira ngo barebe uburyo bakemura ibibazo by'abarimu babo nabo bana, kugira ngo bafashe, kuko cyane ko no mu bigo by'amashuri abarimu bagirana amakimbirane. Nukuba rero ngo intego yacu ya Nyakinama turerekeza kugira ngo Nyakinama yacu irebe uburyo izo mbangamazi zirimo z'abantu bajyana amakimbirane mu butaka, mu ngo, mu bavandimwe, ibyo byose turebe uburyo twabishyira kuri gahunda. Turashimira rero komisiyo y'ubutabera n'amahoro mu rwego rwa diyosezi ya Ruhengeri, uburyo bwiza iri gufasha abakirisitu ba paruwasi ya Nyakinama itaretse n'abandi bo mu yandi madini. Rero turashimira diyosezi ya Ruhengeri ubukomeze ubufasha, ikomeze kudufasha, ariko n'ubundi iracyagikomeje, kuko buriya inyuma none haracyari ibindi dutegereje, kuko dufite ibyinshi mu maraporo turi kugenda tuhabwa. Ubwo tuzabimenya rero mu nama ibitaha. Padiri wacu Umuniye adi gutegura kugira ngo abigeze ku bakirisitu be ba paruwasi yacu ya Nyakinama. Murakoze cyane, turabashimiye. Nibumara mwakomeza mudusangiza, mutubwira imigambi mishya mufite mu gufasha abaturage mu gukemura ayo makimbirane, n'ibyifuzo mufite niba bihari. Murakoze. Muri paruwasi ya Bumara rwose dufite gahunda yo gukomeza gufasha abakristo bacu, cyane kubera ko abapadiri bacu babyinjiyemo, noneho twiyemeza ko bagiye gushinga club z'urubyiruko, cyane bahereye ku itorero rya paruwase, kugira ngo yende ubutumwa bujye buca no mu ndirimbo no mu mbyino, ibintu nk'ibyo mbese bigende bikwirakwira mu bakristo. Ikindi twashimira Padiri Umuniye wacu nuko iyo yumvise ikimbirane ry'umugore n'umugabo ryabirije ako kanya, ryabirimaze iminsi, apfa kuba ryumvise, ahita avuga ati mukore ibishoboka byose mu mpe nimero z'uwo muntu, noneho mpite muhamagara nibuze numva amakuru ye. Iyo ari abantu bashobotse
bahita bamwitaba kuri paruwase bagakorana ibiganiro, kandi hari ingo nyinshi amaze kunga rwose muri ubwo buryo, bakaba bafite amakimbirane ariko akabatumizaho bakaganira, agatumizaho umugore bakabanza bakaganira n'umugabo bakaganira, akabanza agakomatanya ibyo bamubwiye akabyumva, noneho ubundi akazabahuza, noneho bigenda bitanga umusaruro iyo ari babana ariko bamwe bashoboye kumva. Hanyuma ikindi, ahantu baduhamagaye naho duhita tujyayo, nuko yenda iyo urebye nk'imiterere hano paruwasi iri, hari n'uduhamagara ntitujyeyo bitewe n'igihe cy'imvura cyangwa se bitewe n'ibihe ukuntu biba bimeze, ariko turagerageza, nta muntu ujya utuzanira ikibazo ngo tumufungane umutwe turamwumva. Hanyuma rero diyoseze nayo turayishimira, kubera ko iyo ibibazo byanze muri paruwase tukabizana hano kuri diyoseze barabidukemurira pe, baradufasha. Ikindi kandi ni uko yenda nko mu bikoresho dukenera nk'amakaye, nabyo iyo usabye ikaye barayiguha, kandi urumva ikaye aba ari ingenzi. Rero nkaba numva ko mu cyifuzo cyanjye yenda turamutse dufashe nk'ikaye tukajya twandikamwo ibibazo bibera mu maparuwase, noneho igikemutse tukakivivura, noneho byaba no ngombwa tukajya dutanga amaraporo, ntituyatange mu maparuwase gusa, tukayatanga no kuri diyoseze. Yenda nabo igihe cyazagera bakavuga bati uyu mwaka yenda twakemuye ibibazo bigera ku mubare uyu n'uyu biturutse mu maparuwase, bikagaragara ko yenda no mu bibazo bibera mu maparuwase hari ibyo tugenda dukemuramo, kuko birumvikana ko imibare y'amaparuwase izaba itandukanye. Hanyuma ikindi, namwe ndabashimira nka Radio Mariya Rwanda, muba mwafashe umwanya mukaza kudutega amatwi kugira ngo mwumve ibibazo duhura nabyo, nibuze yenda mwajya musimbuka mukaza kureba, mukumva ko ibyo twababwiye kuri ubwo businzi twababwiye cyangwa kuri ayo makimbirane ajyanye n'amasambu yenda byagabanutse, niba byari biri kuri 50%, yenda mushobora gusanga byarasubiye kuri 30%. Murakoze. Murakoze cyane, turabashimira. Muri paruwasi ya Kinoni Anastase Baziruhoze, mwagaragaje ko byumba by'amasengesho bibangamira abantu, ariko ubundi babangamira gute, babyifashe gute kuri icyo kibazo? Ibyo byumba by'amasengesho ni abantu baba baraturutse mu madini atandukanye, noneho abo ngabo bakavuga yuko ngo babonekerwa, babona imyuka. Noneho iyo ugiyeyo abantu bagira amatsiko cyane, abantu kuko turi abanyamatsiko, bagira amatsiko yo kumenya uko bateye n'icyabiteye. Niba urwaye ukumva ushaka kumenya uwakuroze, ubwo rero abo ngabo barabikora bati turabishoboye. Ndetse waba unakennye ukavuga uti, bakakubwira bati mu minsi mikeya uraba wabonye imitungo. Abo bantu niko bakora, bakubwira ibyawe ariko bafata ukuri bakakuvanga n'ibinyoma. Aho bibera bibi rero nuko bateranya abantu. Iyo baje bakavuga ngo ni runaka wakuroze, birumvikana ntabwo muzigera mucano waka, kandi barabemera cyane abo ngabo baba basengeye ngo tubonye ibi. Ibyo ngibyo rero bitera amakimbirane, ugasanga inzangano zakururutse, abantu ntibakivuga rumwe, umwe ngo yarandoze, undi ngo yanteje ibibazo runaka. Ibyo ngibyo rero nibyo ingamba zafatwa, nuko nkuko bavuze bati kiliziya cyangwa se insengero zitameze neza ntabwo zigomba gusengerwamo, leta yagombye kubigiramo uruhare. Bariya abantu bakabashaka, kuko nabo ni ba magendu mu bandi, batuma abantu bakurura umwiryane, bakaba banabaha n'ibihano bikwiriye. Ikindi rero n'abariya nabo barya badakora, nabo leta rwose yari ikwiye gukangurwa. Hari ibiganiro twagiranaga n'abayobozi, diyosezi yabidufashagamo, ariko n'ubu ndizera yuko izongera ikabikangura, tukaganira n'abayobozi bakavuga ingorane zirimo, kandi nabo bakabifatira ingamba. Twakoranaga inama n'abakuru b'imidugudu, ab'utugari, ba gitifu b'imirenge, bose tugahurira hamwe tukiga ku kibazo runaka. Ni naho bagiye bamenyera ko komisiyo y'ubutabera n'amahoro ibaho. Rero nk'uko Radio Mariya nayo ibidufashamo kugira ngo komisiyo abantu bamenye ko ihari, be kuja bashakira ibibazo, baje gukemurira ibibazo mu nkiko, nanone twagiraga ngo muzadufashe ndetse nabo bayobozi ku buryo babimenya, bakaja bakamenya icyo bakora.
ikindi nakongeraho ni uko ku bijyanye nyine n'ibyo byo kumenyekanisha ibikorwa, ubundi akenshi abantu ibintu bipfa kubera yuko batazi amategeko. Umuntu ntazi itegeko rimuhana, ntazi n'itegeko rirengera mugenzi we. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma amakimbirane akomeza kugenda yiyongera, kuko umuntu yumva ntibindeba, ari wa wundi wahohotewe ntamenye uburyo nawe yirengera kuko afite itegeko rimurengera, ntabwo abizi. na wa wundi nawe wahohoteye abandi, nawe ntabwo azi itegeko rigize rite rirengera abo ngabo, nawe irimurengera akariyoberwa. Ayo mategeko rero icyifuzo ni uko yaje atugereraho igihe, kuko amategeko murabizi ko ahindagurika, kandi itegeko iyo ryahindutse risimburwa n'iryarisimbuye. Tukajya tumenya amategeko ku gihe, kandi tugafasha n'abo ngabo kumenya itegeko ribarengera. Murakoze. Yego, murakoze cyane kuri ubwo buhamya n'ibyifuzo mugaragaje. Turi kumwe na Padiri Narcisse Ngirimana, umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Diyoseze ya Ruhengeri. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, yagira ubutumwa abagenera kuri ibyo byifuzo n'ubundi butumwa afite ku mutima bujyana no gukemura amakimbirane mu miryango. Murakoze. Yego, nk'uko mwabyumvise, hari amakimbirane atandukanye mu muryango muri rusange no muri diyoseze yacu, ariko nka Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro ifite ingamba zinyuranye. Ku ikubitiro hakaba hari amahugurwa atandukanye yo guhugura abari mu nzego za Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri paruwase. Hanyuma muri paruwase birumvikana haba harimo n'abaturutse mu masantarare, mu masekirisare, mu miryango remezo, hari n'ibarizwamo ya miryango. Ayo mahugurwa agenda agaruka ku mategeko agenda ashyirwaho na leta, ndetse bikanajyana n'inyigisho za Kiliziya, bikagenda bigira uko byuzuzanya kugira ngo abantu bamenye icyo bagomba gukora mu buzima bwabo, cyane cyane birinda ayo makimbirane ari nayo azana za ngorane zituma imiryango itiyubaka, n'abavutse muri iyo miryango bagakurira mu bibazo, bityo igihugu kikazagiriramo ibibazo, ndetse na Kiliziya nayo ntibone abayoboke beza babwiye. Birumvikana bagiye bagaragaza ko hari ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubusinzi, ibibazo by'abanze kwiga, ibibazo by'abiyitirira uburenganzira butari bwo bakabifata nabi. Ibyo byose ni ibyo tugomba guhuguraho abantu kugira ngo bumve uko bagomba kwitwara, uko bagomba guhagarara mu buzima, uko bagomba kubana. Hanyuma bikumvikana ko icy'ingenzi mu muryango ni ubwumvikane. Ubwumvikane iyo bwabonetse, abantu barabagira uko bagaragara, bariyubaha, bakiha agaciro, bakoroherana n'iyo hari n'ibibazo bivutse. Nyine rwanda tuvuga ngo aba bana nyine nka za nka zibana zitabura gukomana n'amahembe, bakagira uko boroherana, hanyuma n'ibyo babonye bakamenya no guteganya, ntibasesagure, kuko ni nabyo byabafasha no kugera ku iterambere nyaryo, bituma nyine badahangayika kubera ko baba bafite n'ubushobozi bubabeshaho, bakabeshaho n'ababo. Rero nabigarutseho, abo bana bavamo babandi bagenda amajoro bari ku twari tw'abandi, basarura aho batabibye, barwana, bagira bate, nyine babyumvikana ko hari uburere baba batarabonye. Umuryango, umugabo n'umugore biyubatse bafite ubushobozi, ikigaragaza ko bameze neza ni uko bita no ku bana babo, bakabaha n'uburere. Ubwo rero bakumira hakiri kare ibizatuma abana bajya kwandagara, bakajya muri bwa businzi, bakajya mu kwiyandarika no mu bundi bukozi bw'ibibi bwatuma nyine igihugu gikomeza guhangayika kubera abo bantu badafatika kandi badashaka no kumva. Ubu rero ikindi kijya gukemura ibibazo mu miryango ni uko burya umuryango agomba kubonekamo ibiganiro,
ibiganiro hagati y'umugabo n'umugore n'abana bari hamwe, bakajya inama bagafata n'ingamba y'uburyo bwo kwiyubaka ndetse n'iterambere ryabo. Birumvikana iyo rero bameze batyo, n'ibyo by'amadini twavuze bashyamiranye, umwe ajya undi ajya hariya, umwe agiye kuzana igisubizo cy'ikibazo cy'undi, bivaho, ahubwo bumvikana umujyo, bakagenda umujyo umwe, bagasengera hamwe, bagahana n'ibihe, umwe agasigara ku rugo, undi akagenda, undi akagera muri korali, undi akajya mu muryango wa Gisiyo Gatolika, buri wese akajya azana icyo yungutse, nabyo bikubaka uwo muryango. Ntibakuraho rero no kubana neza n'abandi, cyane cyane ko uwo mubano mwiza baba bafite ni wa muntu uvuga ngo nyine yacanye, akabona nuko arahurira n'abandi kubera ko aba afite n'uwo muriro. Ubwo rero ndumva mu gusoza nabwira abadukurikiye kuri Radio Maria Rwanda ko Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri ifite icyo cyerekezo cyo gukomeza kuba hafi umuryango w'abana b'Imana n'umuryango w'igihugu, kugira ngo umenye icyo ugomba gukora kandi unahugurwe no ku byo batazi bitandukanye, kugira ngo bakomeze bubake ayo mahoro, bubake n'ubwo butabera bujyana n'uburenganzira bwa buri wese mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze. Turabashimiye cyane. Muri iki kiganiro twari kumwe na Perezida wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Paruwasi ya Nyakinama, Kamonyo Faustin. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Twari kumwe na Perezidante wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Paruwasi Gatolika ya Bumara, Marie Chantal Noella Uwimana. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Twari kumwe na Perezida wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Paruwasi ya Kinoni, Anastase Baziruhoze. Turabashimiye cyane ku butumwa mwaduhaye. Natwe turabashimiye. Twari kumwe n'umuhuzabikorwa muri Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Diyoseze ya Ruhengeri. Turabashimiye namwe. Murakoze cyane. Namwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, bakunzi ba Radio Maria Rwanda, turabashimiye, tubifuriza amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Margaret Nyirandiko bw'Imana. Murakoze cyane.